kandi Imana iri kuguhamagara. Ifitiye ideni se? Oya, ntabwo iri kuguhamagara kuko uyifitiye ideni, ahubwo ni uko ugiye gucirirwaho urubanza rwawe rw'ubuzima. Ugiye gupfa se? Wapi? Ugiye kuba umukire se? Yesu! Ese ko numva uri kuvuga indimi z'ibirara, wowe ntiwaba uri Oya, ntabwo ndi icyo, ni ukugira ngo nkumvishe ko dushobora kwisanisha na umusare y'agati koko? Umwuka Wera Asa nkaho wamwita wonyine se? cyane. Aho rero reka mbanze njye kunywera akagapirimusi kanjye niguriye kwa murokore, hanyuma nze tugende. Oya, reka tugende, ibyo utanyoye kera waramaze. mu mazi. Urakaza neza mu rubanza. Tangira uvuga amazina yawe. Uri hamwe na Saniyubu inyogo yogamo. Rw'abanyakavuyo. Aya ni amazina nyabaki. Vuga amazina yawe. Habiyaremye Jean Pierre. Urubanza ruratangiye. Nurutsinda urajya mu ijuru. Aho ndumva ari sawa. Ariko nurutsindwa urajya kwa Satani. Toka. Fuck you. Uri igicucu uri n'ikirezi wowe. Ibyo bisobanuye iki? Fuck you. Witondere amagambo uvugira hano ataza kugukoraho. Ariko buri wese afite inyogo ye. Inyogo ye. Urubanza ruratangiye. Jean Pierre, Yola. wakitabye nk'umwana w'Imana. Witabye neza waba iki? Icyaha cya mbere ushinjwa ni uko utigeze usenga ukiri mu isi. Ariko mama twabyibagiwe. Uri igicucu. Igikaritasi. Uri n'ikirezi. Nureba nabi urajya mu muriro utarangije urubanza.